Muri iki gihe abantu benshi bakoresha interineti bashaka amafaranga, gukora ubucuruzi cyangwa gukorera imari kuri interineti. Nubwo hari ubucuruzi bwo kuri interineti bwizewe kandi hari n'ubundi bwo tuzi nka online business aribyo scam. Rero muri iyi video ngiye kubereka ibintu 10 bishobora kurangiza online business cyangwa se ibyo dukunze kwita scam. Ikintu cya mbere rero kiranga izo online business, basezeranya amafaranga menshi kandi mu gihe gito. Abakora uburiganya bakunda kubwira abantu ko bashora kubona amafaranga menshi cyane mu gihe gito. Bashobora kuvuga ngo ushora amafaranga make ubone menshi mu munsi umwe, winjiza amafaranga nta kazi. Ibi bikurura abantu benshi cyane cyane abafite ubushake bwo kubona amafaranga vuba. Urugero, hari ama website cyangwa se ama application asaba umuntu gushyira amafaranga make, zikamwungukira cyangwa se akazabona inyungu nyinshi cyane cyane nyuma y'amasaha make cyangwa iminsi mike. Ingaruka y'ingibi rero harimo gutakaza amafaranga yawe. Ikindi cya kabiri harimo kubura icyizere mu bucuruzi bwo kuri interinete. Ariko ibi byose, iyi ngingo cyangwa se uburyo bwa mbere buranga izo online business, hari uburyo ushobora kuba wabwirinda. Ikintu cya mbere rero gishobora kugufasha kuba wakirinda ibi bintu, ni ukwirinda gahunda zisezeranya amafaranga menshi kandi vuba, nta kintu washoye, nta mbaraga zawe, nta bumenyi cyangwa se nta kindi kintu investinze kugira ngo ubashe kuba wakwinjiza amafaranga. Ikindi kintu ni ugukora ubushakashatsi mbere yo gushora amafaranga. Ni gute wifata ukohereza amafaranga ibihumbi 100 ngo miliyoni se cyangwa ibihumbi 200 utigeze ukora research? Ikindi cya gatatu rero ugomba gukora kugira ngo wirinde ibi bintu, ni ukubaza abandi bantu bafite amakuru kuri iyo company cyangwa se kuri izo online business, n'abantu baba expert bakora ibyo bintu. Ushobora kuba wababaza amakuru. Uburyo bwa kabiri rero ushobora gukoresha, basaba kubanza kohereza amafaranga. Niba umuntu akubwiye ati ni online business cyangwa se ni application, urabanza ngo uhereze 5,000 ngo bagire gute bakoreho ibintu runaka. Why kuki babanza kubigusa ahubwo batabanza bakabigura? Rero iyi title, aba bantu babikora gutya, abakora izi scam bakunda gusaba abantu amafaranga mbere yo gutangira akazi cyangwa se business. Bashobora kuvuga ngo banza wishyura amafaranga yo kwiyandikisha, wohereza amafaranga yo gufungura konti. Urugero, WhatsApp cyangwa Telegram group isaba umuntu amafaranga kugira ngo yemererwe gukora akazi online. Aha ngaha rero harimo ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo ingaruka yo kwibwa amafaranga, kubura uwakiriye amafaranga. Ariko ibi ngibi byose nubwo biba, haba hari uburyo ushobora kuba wabyirinda. Uburyo rero ushobora kuba wabyirinda, kutohereza amafaranga tutazi neza aho ajya. Ikindi cya kabiri ni ugukoresha uburyo bwo kwishyura bwizewe. Ikindi cya gatatu ni ugusuzuma niba company ishobora kuba ifite address, ifite office cyangwa se hari aho wabariza mu gihe ugize ikibazo. Rero be sure, rero witonde, be careful igihe ugiye kohereza amafaranga cyangwa se ugiye kujoininga zino online business. Ikindi cya gatatu kiranga bino bintu bya scam cyangwa se bino bintu bya online business, nta kigo gifatika baba bafite. Scam nyinshi nta biro cyangwa address zifatika zigaragara. Akenshi nta nimero ya telefone ikora bafite, nta biro bizwi bafite, nta makuru y'ubwishingizi ya company agaragara. Urugero, website nshya idafite amakuru ya nyirayo cyangwa aho ikorera, iba ifite ingaruka nko kubura aho umuntu aregera, gutakaza amafaranga nta bufasha abonye. Ariko ibi ngibi byose ni ibintu haba hari uburyo ushobora kuba wabyirinda. Rero uburyo ushobora kuba wakirinda iyi ngaruka cyangwa se iyi characteristic tubonye izi scam, ni ukugenzura niba bafite address n'imbuga nkoranyambaga, gushakisha amakuru yabo kuri Google, gusoma review z'abakoresha iyo serivisi. Ikindi kintu cya kane rero kiranga zino online business za scam, bakoresha cyane uburyo bwo kuzana abandi bantu. Hari scam zisaba abantu kuzana abandi kugira ngo babone amafaranga. Bashobora kuvuga ngo zana abantu 5 ubone amafaranga, nta nyungu ubone utazanye abandi bantu. Icyo twita abarifera, abantu muzi online business. Urugero, pyramid scheme cyangwa se Ponzi scheme. Icyo bisobanura, amafaranga atangwa ava ku bantu bashya aho kuva ku bicuruzwa cyangwa serivisi nyazo. Ibi rero bishobora gutera ingaruka. System irasenyuka iyo abantu bashya babuze, abantu benshi barahomba. Ariko n'indi hari uburyo ushobora kuba wabyirinda. Uko bimeze kose, waramutse iki kibazo kikubayeho cyangwa se characteristic izi online, izi scam, online business, igihe byakubaho rero ni gute wakirinda iki ngiki? Kwirinda business ishingira gusa kuzana abandi bantu, icyo bita abarifere. Kubanza kureba niba bafite igicuruzwa se cyangwa serivisi batanga. Ikindi kintu cya gatanu rero gishobora kuranga zino online business twita scam, nta gicuruzwa cyangwa serivisi nyayo baba bafite cyangwa se batanga. Nta bucuruzi baba bafite. Business nziza iba ifite icyo igurisha cyangwa se serivisi itanga. Scam nyinshi zo nta gicuruzwa zifite. Urugero, kwishyura abantu kubera gukanda, nta kazi nyakwikora. Rero ibi bintu by'ama application, ngo ukorera amafaranga kuri application, biba bifite ingaruka nyinshi bishobora kugira business. Izi business zifungwa vuba, abantu batakaza amafaranga yabo. Ariko ibi ngibi ngiye kukubwira uburyo ushobora kuba wabyirinda. Hari inzira nyinshi ushobora gukoresha ibintu ukaba wabyirinda. Harimo kubanza kwibaza ibi bibazo bikurikira: ni iki bagurisha? Amafaranga arava hehe? Arajya he?
niyihe serivisi batanga. Ibyo bibazo rero nubanza ukabyibaza mbere yuko ujoininga izo online business, bizagufasha kugira ngo utazigera uhura n'ikibazo muri ibi ngibi twavuze haruguru. Ibindi bintu biranga rero zino business z'ubushukanyi cyangwa se online business, bakoresha igitutu cyangwa ubwoba. Scam nyinshi zihutaza abantu kugira ngo badatekereza neza. Bashobora kuvuga ngo uyu munsi gusa nudakora uracikanwa, nudashora uracikanwa. Urugero, ofa bavuga ngo irangira mu minota mike, bakakubwira ukabona ngo gutumira abantu ngo birarangira ngo mu minota 10, ngo hasigaye amasaha 3, nawe ugahita wihuta ugahita ubikora vuba vuba. Rero ingaruka ni ugufata ibyemezo nabi, gushora amafaranga utatekereje. Ariko hari uburyo ushobora kuba wakirinda iki kintu. Fata igihe cyo gukora ubushakashatsi ndetse ntiwemere igitutu. Kubanza kubitekerezaho neza ibintu ugiye gukora cyangwa ahantu ugiye kuinvestinga, nabyo ni ingenzi kubera ko bishobora kuba byagufasha mu kwirinda ibibazo byose twavuze. Noneho ikindi, bashobora gukoresha ibitekerezo by'ibinyoma. Ahangaha rero mu gukoresha ibitekerezo by'ibinyoma, hari website cyangwa se amapplication zerekana comment n'amashusho y'amafaranga bitari ukuri kugira ngo abantu babyizere. Urugero, screenshot zerekana amafaranga menshi cyangwa comment zose zivuga ngo zivuga neza company. Wakiriye Mukaneza yakiriye 100,000 bikuje none 500. So izo zose ni comment izo online business zikoresha kugira ngo zibashe kwattractinga abantu, nabo ubashe kubona ko ibyo bintu bari kuvuga ari byo. Rero iki characteristic ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Ingaruka ya mbere rero, abantu kwizera ibintu bitari ukuri. Harimo ibi bintu byo kwizera ibintu bitari ukuri. Ni ingaruka. Gushorwa mu buriganya. Ushobora kuzasanga wahamwe kubera ko wakoze izi online business. Noneho iki ngiki rero cyo kuba hano ushobora kuzabikemura gutya: gushakisha review kuri Google na YouTube, kubaza abandi bantu bakoresha iyo serivisi, udapfa kwizera screenshot zose ubonye n'ubwo ubona bari gushyiramo utugambo turyoshye kugira ngo bagukurure. Rero ikindi kintu kiranga ubu buriganya, basaba amakuru y'ibanga. Scam nyinshi zisaba amakuru y'ibanga nk'ijambo banga, kode y'ibanga, ama OTP yo kuri banki ndetse n'amakuru y'abantu. Urugero, ubwira umuntu ngo tanga OTP kugira ngo abikuze amafaranga. Ibi rero bishobora gusa kugira ingaruka yo kwibwa account yawe, kwibwa amafaranga yawe cyangwa se kwibwa amakuru yawe bwite. Uko twabyirinda rero: kutagira umuntu duha password cyangwa OTP dukoresha mu buryo bwo kurinda konti zacu, kwirinda gufungura link zitemewe. Ikintu cya cyenda rero hano gishobora kuranga ubucuruzi bw'ubushukanyi: website cyangwa app bifite amakosa menshi. Scam nyinshi zigira imyandikire mibi, link zidafunguka, design mbi kandi zitemewe, zidafitemo na address z'urwo rubuga. Urugero, website ifite izina ridasanzwe kandi ritizewe. Ibi rero bishobora kugira ingaruka zo kwibwa amakuru yawe, kwinjira muri malware ya telefone yawe cyangwa se mudasobwa. Uko twabyirinda rero no kugenzura niba website ifite HTTPS, kureba niba website isa n'iyizewe, kutinjiza amakuru y'ibanga kuri website mbi kugira ngo batazabasha kuba bakiba amakuru yawe. Rero ikintu cya nyuma kiranga zino online business, ntibasobanura neza uko business ikora. Iyo ubajijeho amafaranga ava cyangwa ajya uko business ikora, ntibatanga ibisobanuro bisobanutse. Urugero, kubwira abantu ngo system irakora, ubwenge bukorano butanga amafaranga. So ibi rero bishobora kuzagira ingaruka: gushora amafaranga ku kintu umuntu atumva, gutakaza amafaranga. Ariko ibi ngibi hari uburyo nanone tuba twaoruganije ku buryo wabyirinda. Ariko wabyirinda usaba ibisobanuro bisobanutse, ubanza kumenya aho amafaranga ava, kutizera ibintu bidasobanutse. So inama rero ni ukwirinda uburiganya bwo kuri internet, gukora ubushakashatsi mbere yo gushora amafaranga, kubaza abantu bizewe, kwirinda ibintu bisa n'ibitangaza, gukoresha website zizwi kandi zizewe, ukihutira gufata ibyemezo. Rero reka internet yawe kubera igishoro, kubera ikintu kizatuma uhura n'uburiganya, amafaranga yawe, address zawe bikaba babitwara, bikaba byagushira mu bibazo. Rero niba wakurikiye video ukaba wayikunze, wakora like, ugakora subscribe, tugana no muri comment cyangwa ugakomeza kwirinda gukora izo online business udafite amakuru ahagije. Tuzongere duhure muri video y'ubutaha tuganira ku yindi ngingo.